nari nivuze ariko ntago mfite isoni zo kongera kwivuga. Nitwa Mukagabiro Violette, izina ry'umugisha nitwa Mamarine. Haleluya. Natutse mu itorero rya Kiruhura muri paruwasi ya Muganza. Ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu, ndi umuririmbyi muri korali yitwa Enihakore. Nanjye nejejwe n'Imana kuba muri iri teraniro. Najyaga nkunda kuba ndi muri aya materaniro kenshi, nicayemo hano ariko ni ngombwa twese twarahamagawe kandi twahamagariwe gukorera Imana. Haleluya, haleluya. Ndabanza gushima Imana muri iri teraniro, nagiye nsanamo ibyifuzo byinshi cyane kandi ni ukuri nabonye Imana igira neza, Imana yagiye insubiza. Haleluya. Hari igihe umutware wanjye yari adafite akazi, nanjye mbona akanjye gapfapfana nta kigenda, nzi imbere y'Imana mbona Imana irabikoze. Hari igihe najyaga nza mfite ibyifuzo bya minerivare z'abanyeshuri, ndashima Imana ko yishyura amashuri. Nshimye Imana y'amahoro, hari igihe nari ndwaye mu buryo bukomeye kandi ndasobanutse, barabuze igisubizo kwa muganga, ariko Imana yaranyijije. Ndashima Imana kubw'ibintu byinshi yagiye inkorera muri aya materaniro. Iyo napanze hano, iyo napanze itatu nkagomba kubapanga ariko nkazasoreza hano. Ndashima Imana ko nyambonera imbaraga z'Imana muri iteraniro ryo kuwa kane. Ndarikunda, nkunda iyi korali, nkunda n'abayobozi b'icyumba ba hano bose, mbona bagira gahunda kandi ubona iki cyumba kirimo imbaraga z'Imana. Haleluya. Ikindi ndatanga inashyo ku cyumweru, ntago nateranye nari nagiye gusura umunyeshuri, ariko iyo twateranye iwacu Kiruhura duterana hariya muri Norvege, duterana hamwe na Karama ariko bakagira irya mbere tukagira irya kabiri, turabusanya mbese. Iyo tugezemo mbere nabo badukurikira cyangwa bageramo mbere tukabakurikira. Baduhaye inashyo rero, nari nagiye no mu Gatsata n'ahandi nagiye nteranira bose. Iyo duteranye baduha inashyo, tuzaha ubwoko bw'Imana mwakira inashyo za bene so. Imana nishimwe. Kadusome ijambo ry'Imana, dusome muri Zaburi ya 91. Twihute kubw'iminota, rebe kuri page ya 576. Bibiliya, ijambo ry'Imana muri Zaburi 91, igice cya 91 umurongo wa mbere. Randitse ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Twigire hirya gatoya muri Zaburi 125, naho turareba ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Ni kuri page ya 600, twihute tuhagere. Zaburi igice cya 125 umurongo wa mbere handitse ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kurambura amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirire abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisiraheli. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Umutwe w'iri jambo nawise ngo twigumire mu Mana. Haleluya. Twigumire mu Mana, wigumire mu Mana, uyigumireho kandi uyigumiremo kandi uyifitiye icyizere. Haleluya. Nicyo kivuga ngo kwiringira bundi ni ukwizera. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo rero wakwiringira umuntu udafitiye icyizere, nyine ubwo ugomba kumwisha ariko umufitiye icyizere. Yesu ashimwe cyane. Twabonye Imana, mu Mana harimo amahoro, mu Mana harimo ubuzima. Haleluya. Mu Mana harimo umugisha kandi mu Mana harimo ubugingo. Haleluya. Mu Mana harimo amahoro, harimo umugisha, harimo ubuzima, harimo n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ishobora byose. Twasomye amagambo avuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose ngo azahaba mu gicucu cy'ishobora byose. No kuvuga ngo
uba mu bwihisho ni ukuvuga ngo ni ahantu nyine uba ugomba kwihisha wibereyemo mo imbere ariko utibereye inyuma utikinze ahubwo wirimo mo imbere. Haleluya. Uba mu bwihisho bwisumba byose. Niyo ngo kwibera mu Mana wenda tubyoroheje bigeranye nuko umuntu yaba ari mu modoka undi ari kuri moto. Haleluya. Iyo umuntu agiye mu modoka imvura ikajojoba arakomeza akagenda, ariko iyo uri ku ugomba kuvaho kuri iyo ku uriho ukajya kugama. Bivuze ngo ro kwibera mu Mana harimo ubuzima. Haleluya. Ijambo ratubwiye ngo uwo muntu uba mu bwihisho bw'Imana ngazakomeza kuba mu bwihisho bwisumba byose. Yesu nashimwe cyane. Nta cyagukuramo kereka ari we wikuyemo. Imana idushoboza. Abantu baje muri iri teraniro dushimye Imana y'amahoro. Ubwo twaje muri iri teraniro turushye, twaje mu Mana tuguwe nabi, dufite ibyaha byaratumugaje umugongo, tugenda twunamye kubera umuruho, ariko dushimye Yesu. Haleluya. Iyo mwibereyemo neza arakuruhura akaguha amahoro. Iyo mwiringiye ntacyo umuburana. Turi abagabo bo guhamya ko Imana igira neza. Yesu ashimwe cyane. Wigumire mu Mana. Ndibuka kera nari umusiramu mbere, Yesu amagakiza none ndakishijwe ndi umwana w'Imana. Haleluya. Ntago nkiri umwana w'umuntu bari bavuga ngo ntago Imana ntago ibyarwa, ariko Imana ni data. Twarasobanutse Yesu ni umukiza. Haleluya. Kubw'amaraso ye twahindutse abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndibuka mbaza Imana ngo ndumva nshaka gukizwa, noneho nukuvuga ngo nge nigeze kumva ndushye, kumva sinshaka gukomeza kuba umusiramu, nkumva nkeneye kuba nabonana n'Imana, nkumva nyifitiye inyota. Nge ngira icyifuzo mu mutima bati Imana ndashaka kunyobora idini nzajya gusengeramo. Ndibuka nahindukiye muri ADPR ku Muhima, umuntu yandaritse, noneho ndebye ukuntu basenga, mbona barasenga mu buryo butandukanye. Bamwe ngo data twese, abandi ngo Mana ikomeye, abandi ngo Yesu. Ndavuga ati bano bantu rero ndabona ari abasazi. Haleluya. Noneho njya mu Kiyovu mu Baporoso, mbona ndabona kwa kundi bimeze. Ndavuga ati kanjye mu Badivantiste. Ngeze ku Muhima mu Madive hariya, mbona bo baragenda gake gake. Ndavuga ati hano ho ndabona tuzashobokara. Imana ishimye kizi kurobanurira abantu neza. Ngira icyifuzo, ndavuga ati Imana mbwira idini nzajya gusengeramo. Noneho ari mu gicuku ndota ngo umuntu aza arankomanga, arambwira ngo hajya si wowe wavuze ngo urumva ushaka nzajya gusengera. Ndavuga ati ni ngewe. Arambwira ati noneho ngwino nkujyane. Ndabyibuka yamfashe kuno kuboko, ntago namurebaga ariko numvaga kamfashe kandi nkumva mfashe neza nkomeje. Haleluya. Arambwira ati tugende. Turagenda, tugeze mu nzira, abantu bazi inzira zo mu biturage, hari ukuntu gutya mu nzira bari akayira gatoya ariko hateye ibyatsi hejuru y'inzira, mwaba mubizi. Noneho mbona hari ingurube ziri mu nzira yacu, mbona kandi zadufungiye inzira. Nanjye ndavuga ngo auzubillahi na shaitani rajim. Niko twebwe twatokeshaga. Bisobanuye ngo nikinze ku Mana Nyagasani amajini n'amashitani. Ariko iyo wikinze buryo wa wikinze. Haleluya. Noneho mbona ntago zigiye. Ndangije ndibuka mu mutima ndavuga ngo hajya twagiye mu barokore bavuze ngo iki. Mpita mbyibuka numva biraje. Ndavuga ngo toka shitani mu izina rya Yesu. Ingurube zitazigira yo tubona inzira. Iryo zina rifite imbaraga. Haleluya. Iryo zina rifite ubutware kandi iryo zina rirashoboye. Haleluya. Mpita ntangira kumenya ngo wa mugabo bita ikinyendaro buryo afite imbaraga ku rwego n'izina rye byirukana abadayimoni. Ndavuga ati uyu mugabo nkwiriye kumwikomezaho. Haleluya. Noneho mbona uwo muntu wari umfashe ukuboko anyetse urusengero rw'Abapantekote hirya yaho twari tugeze. Arambwira ati dore aha ngaha ntuzajya gusengera. Yesu ashimwe. Yesu azi guhitamo neza. Numva ufite ikibazo cy'umuyobozi inzira zikuyobora. Haleluya. Noneho numva hari kuwa kane, hari umuririmbyi wavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Hari kuwa kane ariko bwatinze kwira, ku cyumweru hageze numva byaratinze, mpita njya gusenga nakira agakiza. Haleluya. Shinye Imana ko uyu munsi mba numva nkijejwe neza.
nshimye Imana ko numva yarantoranyirije kuzaba mu mugabane w'abera. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Twasunyije amavenga abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa, ahubwo ngo uhora uhamye iteka ryose. Ariko nk'uko imisozi igose i Yerusalemu ngo niko Uwiteka agose abantu be. Atari uyu munsi ngo ageze ejo, atari umwaka umwe ngo cyangwa amara ibiri, ahubwo iteka ryose. Muhereza icyubahiro n'umwami. Haleluya. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Imana nishimwe. Uyu ni umuntu utiringiye amafaranga, uyu ni umuntu utiringiye inzu nziza, uyu ni umuntu utiringiye mwene wabo, uyu ni umuntu utiringiye umugabo we, ahubwo ni umuntu wiringiye Uwiteka. Haleluya, haleluya. Abantu biringiye Uwiteka dufite ingabo ziturinda. Nubwo waba uryamye usinziriye ziba ziturinze, niyo waba uri kugenda mu nzira cyangwa uri mu bandi, ariko dufite uburinzi. Haleluya. Abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Hari ibintu byinshi byo kwiringirwa, ariko ibyo byose birangirana n'igihe. Ariho kwiringira uyu mwami. Haleluya. Namenye ko ari umushinga utajya uhomba. Haleluya. Twamwiringiye tubona bikomeye, turakomeza turamukurikira dushonje. Najyaga nza hano byakomeye, ndibuka mperuka ahangaha 2019 niho mperuka ku Ruhimbi hano. 2019 niho mperuka kubwiriza. Icyo gihe ntago mwe mwanyibuka ngo nshingiye uko nari imeze nuko umeze uyu munsi, ntago mwamenya narahindutse. Haleluya. Hari ibintu Imana yakoze. Haleluya. Niba uyu munsi nari magaze mu biro 50, uyu munsi nkamagaze mu biro 70, ntago wamenya kereka usanzwe nzi. Yesu ashimwe cyane. Nagira nkubwire ngo ibintu byose wakwiringira byahinduka ubusa bikagira iherezo cyangwa se bikaguhinduka. Nabonye ukuntu umuntu yiringira umugabo yarangiza umugabo ati mbambona tutaberanye bitewe n'ahantu ibihe bigeze. Nabonye ukuntu umuntu yiringira umugore ati njyewe mfite umugore mwiza nzajya mwitaho, akajya avuga ati kakagabo mbambona ngiye katari rwose mu cyerekezo cyanjye, akakuva hakigendera. Ni ibintu byinshi umuntu yiringira. Umuntu yatubwiye ngo yiringiye mukuru we ngo ari muri Amerika, amwemereka azamukorera ubukwe, habura icyumweru kimwe ngo ubukwe bube, mukuru we arapfa. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ravuze ngo abiringiye Uwiteka abo bantu bameze nk'umusozi Siyoni. Haleluya. Kandi ntabwo ujya unyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ikomeze kuri uyu mwami, ukomeze umwugira inshuti. Haleluya, haleluya. Namenye ko ari Imana ifite imbaraga, kandi Imana yacu ishobora byose. Yesu ashimwe cyane. Abantu biringira abantu bakabahemukira, abandi babahanga amaso bakabakoza isoni, ariko umwami wacu ntajya ahemuka. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Nukuri ibintu byose ubihanga amaso, ariko mbere na mbere ugire gute wiringira Uwiteka kandi wihishe mu Mana, wigumire mu Mana. Iyi sahani igeze ahantu ubuzima bugeze, urabona ko ibintu byose byo kwiringirwa ari impfabusa, n'umubiri urawiringira ejo ukarwara ukaremba. Ariko twamaze kumenya neza yuko kwiringira Uwiteka bifite umumaro mwinshi kandi ni umushinga utajya uhomba. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma dusonye amagambo akurikiraho aravuga ngo kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kurambura amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirira beza ibyiza. Haleluya. Ntago ibintu byose tunyuramo bitugoye, ntago ariko bizahoraho. Hari igihe birangira, hari igihe umuntu agufataho ijambo ukabona arakubabajwe, ukabona arakubangamiye, ariko dufite Imana ijya irwanira abantu bayo, bwo kuyiringira no kuyizera, igisebe ikaturwanirira. Yesu ashimwe cyane. Nzabwira ukuntu nari ndi mu bitaro barandoze ngo sinzahave, ariko mbona ijuru rirantabaye. Haleluya. Mbona Imana yohereje ingabo, dufite ingabo ziturwanirira. Haleluya. Nciyemo muri make, nibuka ijoro rimwe
dayimoni yaraje afite ingabo zimugaragiye z'abadayimoni, mbona igitero gikomeye kinyatatse, kandi nabonaga bije kunyica ko byari bifite intwaro za gakondo nyinshi zitandukanye. Ngiye kubona mbona numva nyine mpawe gusenga, ndimo nsenga mbona nyine biransatira. None byari ibigabo binini byambaye imishanana, bimwe byambaye amakabutura gusa, bindi bikenyeye udutambaro, ariko bifite amacumu n'ubuhiri n'ibiki nazi ibyari ibyo. Ndavuga ati Mana nk'uko usanzwe untabara, n'ubundi ngwino ntabare. Ngiye kubona mbona ingabo z'Imana, Imana ifite abasirikare. Haleluya! Kandi uko abasirikare b'Imana barwana si nk'uko abasatani barwana. Haleluya! Ntago nge nabona ukuntu umusirikare w'isi arasa amaso ku maso, ariko nabonye Imana ifite abasirikare nabo bazikorasa. Icyo gihe nagiye kubona mbona ingabo, mbona abasirikare b'Imana, mbona bamanutse mu ijuru biruka, kandi si ukwiruka, numvise banguye iruhande. Mbona gute abasirikare bankozeho uruziga. Ngiye kubona mbona bahindukiranye cya gitero barakirasa, mbona barakirasa. Nkajya mbona imbunda, nkabona umusirikare w'Imana ari kurasa ubudayimoni bugahita buhinduka ivu n'ivumbi, mbona imyotsi iri gutumuka. Mbona Imana inkuraho hantu, nari uwo gupfa, Imana irandwanirira, mbona ndahavuye. Ni ingero nyinshi zitandukanye kubw'iminota umuntu abacagaguyemo, ariko dushimye Imana ko nawe wayiringiye uzakorwa n'isoni. Haleluya! Sinzi umuntu wowe wiringiye muri iyi minsi, sinzi niba wiringiye amafaranga, sinzi niba wiringiye wenda umugabo wawe, sinzi niba wiringiye iki, ariko ibyo byose wiringiye nagira ngo nkubwire ngo ntacyo bimaze, ahubwo mbere na mbere Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuririmbyi yaragira avuga ngo ufite ibyo byiringiro mu mutima ngo yiboneza nk'uko Imana iboneye. Ese wowe urumva uboneye? Haleluya! Iyo twaje mu cyumba gusenga ni nk'uko waba waje kwa muganga. Imana ivura ibyaha, Imana ivura ibintu byose, kandi ntabwo igira kuvura ibyaha. Uri niwo mugambi w'Imana mu materaniro. Haleluya! Imana tugire neza, Imana idufashe cyane. Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu yuko Yesu azagaruka. Haleluya! Imana iramubwira ngo ibintu byagiye bitangira byose bigira iherezo. Imana iravuga ngo dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Haleluya! Uracyabona byoroshye, ukabona ni ibintu bisanzwe, ukabona ni ibisanzwe, na burije burakeye ukabifata nk'ibisanzwe, ariko ntago ari ibisanzwe. Imana nitugire neza. Hariya hari intambara muri Kongo, ubu bari kuryama se bari gusinzira, ubu se bari gukora amateraniro nk'uku nguku, ariko twebwe twagize umugisha tukaza imbere y'Imana, mbere na mbere twinginga Imana kugira ngo ituboneze. Haleluya! Ituboneze, hanyuma tubashe kuyihishamo neza, uko ntago wavanga Imana izakurinda kandi ifite abantu bayo. Erega burya no mu ijuru habaye ikimenyane, n'ahantu hataba ikimenyane. Niba waraje mu rusengero ntugiye mu Mana, wowe ukajya ku Mana, uzaba warakoze ubusa, uzaba warataye igihe cyawe, uzaba waraje kumara umwanya w'abandi. Ahubwo intego y'Imana mu materaniro ni ukugira ngo abantu bakire ibyaha, nibamara gukira ibyaha baba bagenzi bagana i Siyoni, binjize ubwami bw'Imana muri bo, hanyuma ibo nibarwanirire. Yesu nashimwe cyane. Haleluya! Mwaha tugiye gusoreza, nagira ngo nkugire inama, yewe mukristo mwene data, nanjye naje ndushye ndemera agahinda karanyishe, ariko Yesu yamaze umubabaro. Naje mu rusengero numva ndindushye ikomeye, ariko Yesu yaranduhuye. Haleluya! Hari umuntu yetse kuvuga ngo Zaburi ndirimba ngo ntago ari iya Dawidi, arangije areba ngo nimva mutima yanjye. Yesu nashimye. Impamvu tuhagara tukavanga Imana igira neza nuko twabibonesheje amaso. Impamvu tuvuga ngo Imana irashoboye twarabyibone, ntago tubabaririza. Haleluya! Haleluya! Tugize mu mwanya mwiza rero wo kwigira gute, wo kwiboneza nk'uko umwami wacu aboneye. Reka uyu mwanya ngusubize umuyobozi ubitekerezeho neza. Yesu aduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu numukiza ndamwiringiye, Yesu numukiza